Chabisho nkawe rero ujya uhura n'amakese menshi. Iki kintu gifata gute ugasanga nyuma umukobwa aragiye ibyo ari byo byose bisho si ndabihamya ko iyo umukobwa atwite ashobora kumenya ngo iyi nda ni ya runaka akemera kubana n'umuntu akemera kumushyiraho inda ari kabizi mu by'ukuri ko mbanye n'uyu umugabo iyo yagukunze aba yagukunze kimwe nuko niyo yakwanze aba yakwanze mu emera icyaha waragikoze mu by'ukuri icyo tubona cyo twatunguwe twese kuko uriya mukobwa twari twamukunze tubona ari nka marayika tubona ari umwana mwiza tukabwira baba ati utwaye marayika pe hanyuma uriya mugabo we rero uzi ko yateye inda akareka umugore akarongorwa n'undi mugabo abizi neza ko inda ari atigenda mu bane nyuma akaguma kuba yakegereza nanone umugore w'abandi oya niko abakuru njya numva bavuga ngo burya ngo umugore niwe uzi se w'umwana uzi ko burya umugabo wamufasha asambana hanze ntabwo wababara nk'uko wamufata asambanira mu nzu yawe biteye ubwoba mu nzu yawe ni agasuzuguro kamwe k'igihekane ni aba yaragusuzuguye akagukuba na zero agashyiramo n'akadomo n'aketso burya gusambana mu rugo rw'umugabo uri n'ikihebe byo ariko abasore nabonye bacanye ku maso hati rwose ntabwo tuzongera kuvanga n'abakobwa hati tuzatubyandikisha kuri batante bacu hati kuko abakobwa b'iyi minsi bacanye ku maso bari kutubara nawe iyo nama wayigira abagiye kurongora nabo barababara ariko bose barabarana ni imibare y'igihe cya nyuma Paul yabwiye Timote uyu mubare munini bisho ni w'igitsina gore reka tuvugishe ukuri ndi igitsina gore ariko urebye ngo se kuvuga ahanga noneho nubara abatipe abagore aba diaspora batwara bageraho nabo bakababara bakabata barababangaye isi yamwikaragiyeho isi yamubanye umubumbi mwisubireho tuba twatanze byinshi tubakorera amakwe cyane ubukwe bwabo ngo bwari buhenze pe cyane tuba twatanze byinshi dukora amakwe undi wese muri societe aragutinya biragoye byo aragutinya nyine Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'aba diaspora turabakunda cyane twakiriye Bishop Brigitte nako yatwakiriye ko tumwakire mu Gasaro tugwaye ikaze murakoze cyane Gasaro meze gute meze neza kutangiye useka se shajya wisekera amenyo n'amabuye kwambaye neza yegereze mikoro utubwira n'ubundi ni ibisanzwe ku munsi ndabona ari akarusho hano iwacu tubikesha Yesu tubikesha Yesu n'abantu b'Imana wari umeze neza ndashima Imana videographer sinzi nari kukumva uri kumwumva ndimo bagahoro cyane uri kuvuga gahoro nk'umuntu ewana witonze cyane masaa 6 zo kurya zirageze shano ukureka dukora iminota mikeya ujye mu zindi gahunda zawe tubabarire ku bukererwe wari umeze neza bisho nyuma y'iminsi myinshi ndameze neza nokuri Imana iraturenze yego ko mbona nakuraje umeze nk'umuntu urwaye kamanzengeye satani n'ukuri nta kibazo Imana ishoboye byose Imana itabeshya ntinanirwe Imana ibakura urugamba kandi karusohoza amahoro turagushimye ko ibiduhiga birwanyije turagushima ko turimo guhumeka mu bushake bwawe girira neza abatwumva n'abadutega amatwi kandi izina rye rishyirwe hejuru mu izina rya Kristo amen amen urakoze cyane kudusengera Bishop rero ngiye kwihuta mu kiganiro cyane cyane kaninjire mu muryango cyane ko ariho ibiganiro byawe wishimira kwinjira mu muryango kurenza kuba wakinjira muri saga oyangiye nawe nkunda saga ariko ushobora gutanga ibitekerezo cyangwa se inyunganizi nanga ibitekerezo ariko iyo mbitanze cyane ari mu muryango birushaho kunezeza nibwo uryoherwa ndyoherwa ubundi nkikundira wanjyana mu iyobokamana nta handi hantu numva Imana ibimpamagarira nukuri navuga ko mu minsi yashize nta nubwo ari iminsi myinshi cyane Platini uramuzi aribwo hagaragaye kuri iyi mihanda we n'umugore we Olivia haza mbese intambara nyinshi tumwana suwe ndetse ubwo turi mu muryango nka Bishop rero haramutse hari nk'abantu baje gusezerana cyangwa se ukabasezeranya cyane ko usezeranya ariko nyuma ukumva ibintu nka biriya ati burya nubwo abantu basezeranyije
umugore yarabyaye ariko umwana atari uw'umugabo wakwiyumva gute? ese ko atari ngewe upima abana ngo menye bene bo, kumusezeranya twita utari uw'umugabo sinaba nanabimenye. kandi niyo wabimenya wagira ngo bene bo baranabyumvikanye, kuko urugo n'urw'abantu babiri. Njyewe nta kindi nakora, icyo gihe ngewe mba nashoje bayoboka inkiko nyine. Gupimisha DNA ubyumva gute? nyine se urumva ikindi gihamya ni ikihe? Nuko bayipimishije. Yego. Ahubwo icyo ngaya nuwabivuga atayipimishije. Ariko habaye ko bayipimishije byumva nk'ukuri. Yego. Impamvu nyikubashije nahoze numva ikiganiro ejo Rutayisire avuga ati nta n'impamvu yo gupimisha DNA. Tibi bintu ngiye mba mbona atari byiza kuko bishobora gukurura intambara cyangwa se amakimbirane mu miryango. Ntabwo yabeshye bikurura amakimbirane mu muryango, ko buriya urabona nacyo cyabiteye. Bayipimishije habaho amakimbirane. Yego. Rero nubwo twavuga ngo si byiza, mu rundi ruhande narwo rwaba byiza. None se niba hariho kuba yumva yuko hari undi mugabo wamubyariye mu rugo, yenda nkwe nk'urugero, uzanye umugore yenda aje afite inda abyariye amezi atariyo. Yego. Yenda uravuga uti ndamuzanye tumaranye amezi 7 none abyariye 9. Ibyo byose amakimbirane. Ariko mwararyamanye nawe waba wumva ko bishoboka ko ariwe yimuteye? Ariko ushobora no kutararyamanye nawe ugasanga yenda si bijya bibaho se. Umukobwa agahisha inda ntiyaryamanye n'umuhungu akaza akabyarira amezi 7 yenda bamaranye 9. Ariko si kitakora ni igiki gasa. Ese nta kitakora. Gupimisha ngiye numva nta kintu bitwaye. Igihe hajemo amakimbirane ahuriye kuri icyo kibazo, bakabikoze kugira ngo babashe kumenya bimeze biti. Ariko mu gihe nta makimbirane yararimo n'ubundi, nta mpamvu yo kugira ngo imiryango iterura abana ngo barajya gupimisha byikise. Byaba bigiye gukurura amakimbirane. Urumva birimo inzira ebyiri. Harimo kuba n'undi musanganywa amakimbirane ku bana umugabo atemera karabi. Icyaba cyiza nuko byajya ku mugaragaro bagapimisha bakamenya ngo koko nabe cyangwa sabe. Ariko nibe nta makimbirane yararimo, wa mugabo kuki utemera abana bawe, nta mpamvu yo gupimisha. Nupimisha birazana iki? Amakimbirane. Ariko kimwe nuko ushobora gupimisha bikaba igisubizo cyiza. Urugero nka Platini buse ntibyamubereye igisubizo cyo kumenya ngo uyu mwana nareraga. Ntabwo byamubereye igisubizo cyiza ko byamusenyeye urugo. Kandi yataza kubimenya ntacyo byari bimutwaye kurera umwana. Rero umwana nk'undi. Ariko bitwaye ikiza. Bishop uzi ko uyu munsi si ufasha abantu batandukanye. Ujya ufasha n'abantu utanazi, sibyo Bishop? Ariko ukamenya ngo uyu mwana ndamuha ubufasha nka mama wo mu mwuka, sibyo? Ariko se nanone kwicara uzi ngo uyu mwana n'uwanjye n'amaraso yanjye nibyo n'ubundi nagwa wabihakana. Ariko ugasanga wa mwana uzi karakara kawe atariwe. Impamvu atari amaraso yawe nuko wabimenye. Utabimenye yitwa amaraso yawe kandi ukumva niyo. Ariko uko wagiye kubipimisha wabimenye, niho dayimoni yahagurukiye asenya urugo, sibyo? Yego. Kubu ngewe niwe mfite abana nishyurira muri segonderi ntabyaye. Cye numva ari nk'abanjye. Yego. Numva ari nk'abanjye, numva nta kintu bitwaye. Ariko iyo atajya kubikoresha uba yifitiye amahoro mu rugo. None se hari ikibazo? Iyo atajya gupimisha uwo mwana. Bishop. Hari ikibazo yo kuba afite nacyo. Hari ikintu ugejya nemera. Uzi ko n'ubyaye nk'inzoka ari hanze. Umutima ujya umukomanga ati nyamara nimba se w'umwana we ubwe yaravugaga ko umwana ari uwe, urumva ni hari igihe cyari kuzagera agatera intambara. Ikibazo yagize nuko yagize abahamagara uwo mwana si uwawe. Nta kuntu undi mugabo yaguhamagara ngo nyamara umwana ufite si uwawe, nyamara umwana ufite si uwawe, ngo ubure kujya kupimisha. Ngo nawe yareba akabona badasa. Ngo yaragasanga badasa, umwana ashaka kuvuka mudasa ariko nyuma mukaza. Icyo kintu ejo nakivuze. Sibyo mukaza. Cyangwa se agasa nawo mu muryango. Yese jya tubyara abana badasa n'abagabo bacu, badasa na ba nyirasenge, basa na ba nyirakuru ba nyirakuruza. Cyane pe.
ariko we yagize ikintu cyo navuga cyo kugumya kumubwira uwo mwana si uwawe wapostinze, uwo mwana si uwawe wapostinze, uwo mwana si uwawe. Yagombaga koko gukorwa ku maso, kavuga kubera iki uyu mwana bavuga ko atari uwanjye. Ise w'umwana yarigaragaje akajya avuga uwo mwana si uwawe. Yagombaga nyine nawe nk'umuntu kamemu ufite mu mutwe harezona kujya in deep akamenya icyo kintu. Sibyo se ko bimeze. Shabisho nkawe rero ujya uhura n'amakese menshi. Iki kintu gifata gute? Ugasanga nyuma umukobwa aragiye, ibyo ari byo byose bisho si ndabihamya ko iyo umukobwa twite ashobora kumenya ngo iyi nda ni ya runaka. Akemera kubana n'umuntu, akemera kumushyiraho inda ariko abizi mu by'ukuri ko mbanye n'uyu muntu ariko uyu muntu iyi nda ntago ariye, bigasa nko kumushyiraho agakingirizo ku maso. Ntabwo ari byiza. Niba utwaye inda itari yo mugiye kubana wagombye kumubwiza ukuri. Isiki ubwo yabyeme urumva bari kuba bakibanye. Giye mfite ikibazo cy'abantu batagira ukuri. Ni ikibazo. Ukuri kurabatura. Nagukunda gukunde, nakwanga kwange. Kuko urimo kurema ibintu bidafite umusingi, urimo kurema ibintu bizarangira ejo, urimo kurema ibintu bizakubabaza kurenza uko yakuretse mbere y'igihe. Ubundi umugabo nyamugabo nukuri ko Imana wagukunze. Nyabange narabwiye ngo abagabo n'abana beza ariko ntago mujya mu nyumva. Umugabo yagukunze nta kwangira umwana. Ibi rwose muco nyarwanda birahari. Ushaka kubwira umugabo ngo ngenda twite, inda ntabwo ari iyawe. Umugabo iyo yagukunze aba yagukunze kimwe nuko niyo yakwanze aba yakwanze. Mu by'ukuri ukamubwiza ukuri ntago byagarika urukundo, biruhagaritse n'ubundi nta rwari ruhari. Ninde se wango kubwirwa ukuri? Nese yaba yanze umwana y'icyo atwaye. Ariko biba bigoye mu minsi ya nyuma uri gutegura ubukwe umuntu akagukwitaho ikintu nk'icyo bisho. Kuki ubimubwira utegura ubukwe? Kuki utabimubwira muri cya gihe ubukwe butaraba? Kuki ubimubwira mutegura ubukwe? Nuko ushaka n'ubundi kugira ngo ubone ko ibintu byarangiye, aburi cyakora bure n'icyo areka. Icyo gihe anabikoze yabikora nta rukundo rurimo. Ariko mbere yuko aza gusaba ko mubana cyangwa se mu gihe mukiri muri process zo gukundana ukagira iyo accident, kuki udashaka kumwita ariko burya naguciye inyuma umbabarire. Ni nabwo bukristo emera icyaha wakoze. Niba abantu tutavuga ibyaha byabo ntabwo abantu bazabaturwa. Mu emera icyaha waragikoze. Mu by'ukuri icyaha kirababarirwa. Niyo utakibabarirwa Imana iba yakubabariye. Mubwiza ukuri naguciye inyuma muri fiançailles yacu, none ndatwite, tubigenze dute? Nakubwira ati ngiye sinshaka kwemera gukomezanya nawe. Nyuma yo kubyara hari ubundi buzima. Kubyara siko kudashaka, kubyara siko kudakundwa. Hazaza undi. Hako wo kujya kugira ngo witwe ndwigeremo. Ibyo ni ndwigeremo, ibyo ni ubuhemu. Abantu urubyiruko nirureke guhemuka, rujye kubaka umuryango ufite ireme, rujye kubaka urugo rufite igihe kirekire. Ibi bintu rwose urubyiruko rujye rubyumva. Iyo wambaye agatimba ugasohoka iwanyu ukava iwanyu, ntabwo wongera kwitwa umukobwa winjira wongera kwitwa umugore nka nyuko wakubyaye. Sibyo? Hita ufata umwanya wo kumva ko ibyo ugiye kubaka undi muryango ugomba kugira ireme mu rwego rw'umuryango mugari, mu rwego rw'igihugu, mu rwego rw'iterambere. Ureke gusa nk'umuntu ugiye gukina urusimbi. Muryango ntabwo ari urusimbi. Guse wowe abantu bakoze amadota, abantu icyuya kirabarenza, abantu baratwerereye, abantu baraye batwikurura ijoro ryose, baratwikurura ubukwe bw'ikinyoma. Umuhungu yaspendinze yagize ate ubukwe bw'ikinyoma. Kutwita indi tariye wabivuze mbere y'igihe. Wabivuze mbere y'igihe koko. Ariko bisho hari ibitekerezo byinshi by'abantu nabonye. Ngiye naganiriye n'umuntu muri famille ya Platine hafi watashye n'umukwe bwa bari kumbwira ati icyo tubona cyo twatunguwe twese. Kuko uriya mukobwa twari twamukunze tubona ari nka marayika. Tubona ari umwana mwiza tukabwira baba ati utwaye marayika pe. Ati rero iriya nkuru mu kuyumva twese twakubiswe n'inkuba, ubu ngubu muri famille twacitse umugongo. Ati twatunguwe n'ubu ngubu nituriyumvisha ko biriya bintu bishobora kwa ari ibyo. Atariho bamwe bashobora gukeka ko we n'uriya mugabo babyaranye bashakaga ko babana bakagera mu rugo
hanyuma nyuma imitungo 50-50 bo bagasubira mu kubaka ubundi buzima. Icyo cyo ni cyaba none hari ubuhemu burenze. ahereye kera mvuga ku kintu cy'imiryango ndavuga ngo ishakana ry'uyu munsi ridafite umusingi, ridafite kurambagizanya, ridafite kwitonda ngo umenye ngo ngiye he nshatse nde nerekeye, byerekeye ku ikofi no ku mitungo. ahereye kera mbivuga ubu ko abantu bagakunda kwa gatatu kundi wa gatatu kumva ngo bibi ubukwe bwabaye, inzu bagahita bapasura, amasama agapasura, amamodoka agapasura, ugasaba umuntu yaje kwishakira iki? umutungo. Ibyo ntabwo twabimushinja ko yaje gushaka umutungo, yenda aravuga, yenda yaratekerezaga ati umugabo ntazabimenya, yego, ariko nubwo yari azi ko umugabo atazabimenya, ese we umutima wawe uri kwicara ugatuza, akumva afite amahoro, akumva uwo mwana amutsindira atari uwe, yari kujya aryama akumva kweri yabaye inyangamugayo muri mariage ye. Hakuzi kubana n'umuntu wumva ikintu kigukubita ngo narabeshye. Umunsi byatahuwe niwo kwicaza ikibuno kimwe mu rugo. Umunsi byatahuwe divorce, umunsi byatahuwe nzagaragara nawe umunsi. Nukuri ntabwo twamenye icyatumye akora biriya bintu, ariko n'ubuhemu buri mu rubyiruko, no gushaka mu buryo butunguranye, no gushaka mu buryo budatekerezwa ejo hazaza, no gushaka mu rukundo ruhubuka, no gushaka mu rukundo rw'umuriro, no gushaka mu rukundo rw'ibintu, no gushaka mu rukundo rutarimo kureba ese tageti yanjye ni iyihe mu kubaka, se ngiye kubaka cyangwa ngiye gukina cyane. Hanyuma uriya mugabo we rero uzi ko yateye inda, akareka umugore akarongorwa n'undi mugabo abizi neza ko inda ariye, ati genda mu bane, nyuma akaguma kuba yakegereza nanone umugore w'abandi. Yashatse gusenya urugo, no gusenya, nta n'urukundo amufitiye, kuko nese amufitiye uruhe rukundo? Amuteye inda ntamubwiye ati tubane, amuteye inda ntamubwiye ati yenda nta bushobozi buhari, reka ubanze ubyare ngo ufashe twiyegeranye, nyuma yaho tuzabana. Naho agiye gushaka aragumya amukurikiranye, nta namukurikiranye mu ibanga, ahamagaye nyir'urugo, uwo mwana si uwawe. Urumva ko rero yashakaga umwana we, nibyo nakubwiraga. Uwo mwana yashakaga se, kuki yatumye bakora ubukwe? Yari azi ko agiye amavarize gusa, cyangwa yari azi ko agiye n'umwana? Ntabwo yari azi ko umwana ajyanye na nyina se, yari azi ko batwaye ibishyingiranwa gusa. Nyina akavuga ko atarabizi ko afite inda y'uriya musore, ati iyo nza kubimenya mba nanayikuyemo, mu byo yabwiye Platini. Ntabwo ibyo nshobora kubimenya. Sinzi igihe bakundaniye n'igihe bateraniye inda. Ubundi mu mateka y'umugore amenya ko afite inda ukwezi kurenza atagiye muri rega. Niwe ngo umenyanye ise w'umwana. Iyo ukwezi gushize utagiye muri rega, warabonanye n'umugabo, aho wagombye kwibaza ko ushobora kuba utwita wihutira hehe kwa muganga ukora teste grossesse, sibyo? Ukamenya ndatwite cya sintwite. Ibyo rero avuga, sinzi niba bararyamanye mu kwezi yanakoreyemo ubukwe. Ni waho ngaho yenda wavuga uti inda ntabwo yarazi nyirayo, kandi ngo se w'umwana amenywa na nyina. Oya niko abakuru njya numva bavuga ngo burya ngo umugore niwe ubuzi se w'umwana, ngo na wundi muntu ujye umumenya. Ariko byanashoboka, none se kari nawe umenya ko yasamye akabibwira umugabo, ubundi ubwo ngubwo si umenya se ko regre yazibuze yabonanye na runaka. Ahubwo n'ubundi uyu mwana amenywa na nyina. Oya ubwo bose bacangaga irangi. Ibintu by'iyi famiye ni hatari. Umugore wasambaniye rero sasa mu nzu nyirizina abamo. Aho se munzu abamo se? Munzu abamo. Gasa nawe ntukajya umbaza ibintu byarenze igaruriro. Umufata uti? Umufata nese ubwo urumva ibyo ari ibiki ahubwo. Ubundi bisho tujya twumva ko abagabo abenshi wenda ati nawe ujye uvuga uti nta gitangaza ko umugabo yasambanye. Yego n'abagore arabasambana. Yemerewe gusambanira mu rugo rw'umugore we. Nyine noneho umugore yasambanye birarenze. Niba ibyo bintu biriho mwagiye ahandi mukava mu ngo z'abandi. Erega sara ndajya kumbwire ko urugo atari urw'umugabo wenyine, nta nubwo ari urw'umugore wenyine. Ni urugo abantu babiri bafatanyije. Yego. Niba habayeho ko hariho ikintu cyatuma hari umwe
yenda uguye kuko nyakunda avuga ngo satani aracyari ku isi natange respect mu rugo rw'undi byabaye mu rugo rw'undi n'agasuzuguro k'igihekane kanatuma na divorce ibaho. Uzi ko burya umugabo wamufasha asambana hanze ntabwo wababara nk'uko wamufata asambanira mu nzu yawe. Biteye ubwoba. Mu nzu yawe ni agasuzuguro kamwe k'igihekane, ni aba yaragusuzuguye akagukuba na zero agashyiramo n'akadomo n'aketso mu gitanda cyawe mu nzu yawe. Aya ntabwo ari byiza, ntabwo tubizi ariko ko babikoze. Nese ko umukozi uhaba ari witangiye amakuru ayabwira sebuja agiye ngo kwirukanwa, hatari ko se mabuja igihe wazanaga umuntu hano narabivuze biza gusanga none wa muntu wazanwe ninde ni wa mu ex asa mu nzu rwose. Urumva bagiranye ibihe byiza, umugabo yarigiriye muri Amerika. Hari ibyo bamwe bavuga atari kizi ngo nanone zubakiye umugabo aririya hirya umugore ari ino, ate nabyo bishobora guteza ibindi bibazo. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Bishop babimurenze. Yatangiye rwose kwigira gutya muri rinete mba mbona abuze n'amagambo avuga. Bana yabuze uko dega zose bakora ntago azizana mu rugo. Nukuri kw'Imana. Ntabwo Yesu yabwiye abantu babe bamuzaniye wasamaye ngo utarabikora mutera ibuye. Ariko iyo byageze mu rugo bagutera ibuye. Nabonye arabavuga ati uno mudamu ni ikihebe. Burya gusabana mu rugo rw'umugabo uri n'ikihebe byo umva buri ikihe. Ariko burya umuntu yanyweye akantu ngo byanaba numvisha avuga ko yari yanyweye akantu, urumva ni satani ishobora kuba yaramweretse ko mu rugo akagushiramo mu rugo. Mbisho winsatsa muri ibi bintu bibabaje. Rero bazakubeshya umugabo mu rugo rwaratinyitse. Ego. Yaba atagura ibirayi. Ateye ubwoba. Ariko bisho n'uwayinjira muri riya rembo. Aba ari nk'intare iziritse aho ngaho, ntabwo gusambanira mu rugo rw'umugabo. Ahubwo uriya mukobwa se we wangana iki ko we yarashani na mutoya. Si wamubonye se bisho? Aracyari mu myaka y'ubwadolescence se ngo tuvuge ngo niyo yamushutse mu rugo rw'umugabo. We yavuze ko ari agatama. Agatama. Kabanywereye mu rugo. Oya banywereye hanze umutipa abayobotahanye. Yatashye amutanye uko tina nanyweye kamwe sinabasha kwitwara, biba ngombwa kangeza mu rugo. Ati cyo ko yaraye muri salon nge ndara mu cyumba. Ariko ubwo urumva burya abantu babitse amahanga menshi ni abakozi bo mu rugo bisho. Aje bavuga yariyo natariyo n'abarikora bizi neza. Bagashyiramo icyo bita montage. Ntawamenya gusa birarenze. Hanyuma bisho njya mbona benshi bavuga ati ibi bintu bya 50-50. Ati leta igira uko birebaho kuko ati cyane cyane ku ruhare rw'abagabo n'abagore bibaho ko umusore ashobora gukurikira imitungo ku mugore. Ati ariko bimaze gukabya ugasanga Platini yari yujuje etaje urabizi, ariko ugasanga ati netaje mugomba kuyigabana. Urumva mugana atari ukuribwa n'imbwa koko. Akoze ubwo murajya ngo leta ibigenze iti. Leta yabahaye inzira nyinshi. Yabahaye ivangamutungo, yabahaye ivanguramutungo. Si yabibahaye. Yego. Yashyizeho ngewe n'umutungo muhahano. Yego. None se ko yabahaye ngewe ibyo nzi n'inzira eshatu yenda hariho n'iyindi nege ntasobanukiye ngewe ahubwo nasezeranye kera byose byitwa ivangamutungo. Kera cyane. Yego. Ntabwo ibyo ngibyo byari ivangamutungo muhahano nta byari biri. Ivangura n'imihahano nta byari birimo twebwe byavuga ko niba umugabo agushatse mwavanze already. Yego. Ariko niba leta yarabahaye uburyo bugera butatu bungayika mukajya kwisezanira mukihitiramo, ubwo se muragira ngo leta ibagira ite? Muri make nacyo yirenganyaho. Reka yarakoze, yarababwiye iti dore ivangura mutungo, dore muhahano, dore ivanga, mwajya gushakana mwebwe ubwanyu, ni mwebwe muvuga ngo turajya muri iki cyiciro mukakijyanamo. Nese muragira ngo ibagira ite? Icyo wahisemo nicyo kizagukemurira ibibazo cyagiye bishwanyutse bisenyutse, nuko nicyo nyine bazahagararaho, itegeko rizahagararaho. Ariko abasore nabonye bacanye ku maso, hati rwose ntabwo tuzongera kuvanga n'abakobwa, hati tuzatubyandikisha kuri batante bacu, hati kuko abakobwa b'iyi minsi bacanye ku maso bari kutubara.
nawe iyo nama wayigira abagiye kurongora. nabo barababara ariko bose barabarana ni imibare y'igihe cya nyuma Pawulo yabwiye Timote. uyu mubare munini bisho ni w'igitsina gore, reka tuvugishe ukuri ndi igitsina gore, ariko urebye ubwo se kuvuga ahanga noneho nubara abatipe abagore aba diaspora batwara bageraho nabo bakababara bakabata barababangaye nyine urabara ibyo ubona urabara ibikorerwa iwacu ngo noneho bara abo abakundana n'abagore bo muri diaspora sibyo bakabakora buri kimwe cyose bakabashakira amaviza bakabatwara bageraho bakabakweba. Aha tutarajya kure byagenze bite kwa Ntuza kwa Safi na Judith? Buriya Safi ntago yabaze Judith byagenze bite, ntago bagabana umutungo basanze Safi nta afite uretse ibihangano. Ibihangano nsiku imyanzuro y'ikwivuga ngo nuko bigabana ngo mu byo agabana n'ibihangano ubwo birimo. Safi yagumanye ibihangano. Shabisho birababaje ibi bintu. Bigeze ku nzu ya Judith ngo iri muri Kicukiro yahawe Safi. Urumva mu mihanda harimo ibintu. Noneho warangiza ukamwira ngo nibo babara bonyine abagabo. Ubu se Safi ntabwo yabaze Judith. Ntiyamutegeye indege akamugeza Canada. Niyo mpamvu nyine wamugani izi nkundo tujye tuzitondera bisho. Sibyo se? Ngiye narababwiye ngo nibareke inkundo zihubutse. Nafata igihe ku umukobwa afata igihe ku muhungu. Judith niba muganira muraganira no mwita Veves ati ngewe abantu benshi be baramuje Safi bakambwira ko icyakurikiye ari visa atari ko y'amaso y'urukundo. Abatipe benshi banga banze bakurikira visa kwa diaspora. Wakabyara udatuma nabikundanira umena mincishe isosi yabimena mincishe. Barebe kure nabo barebe kure bo kujya barira batipe banga ubusanga bashakaho nyine amaviza nabo reka tubabwire barebe kure. None se sibyo bisho uzi mu myaka iri imbere ndabona abantu bagiye kujya basinya ivangura mutungwa benshi nukuri shaka bazarivangura kugira ngo bagiye bahura n'ibyo bibazo. Ese ubundi barivanguye bitwaye iki ubundi barivanguye Hemana mbana nicyo binatwaye nicyo washyigikira. Unashyigikira igitekerezo cy'umuntu ntago nakirwanya. Igitekerezo cy'umuntu nicyo nashyigikira. None se ko iyo usanze abantu bavuze ibyo kuvangura umutungo abakobwa benshi bavanga bazanye iki? Hari igihe muvanga ubwenge mu mutwe. Ubwenge nawe ufite ubwenge mu oya iyo uri umukobwa uvuga ngo mfite ubwenge ndakora cyose nzanakora ubigeraho sibyo se. ariko iri wa wundi umugabo n'igihe azana ubwenge akazana nayo mazu nayo mamodoka akazana inzara na verine na rouge à lèvres byose kandi ibyo uzawikorera wanyuze ukavuga ngo ni muvange. Ibyo byose ni ikibazo. None se ubwenge bwawe ubwenge sara badafite ubwenge hafi ya bose hano muri iki kinyejana barize. Barize nta nubwo oya ubwenge mvuga naga ari ubwenge bwo mu ishuri. Ushobora bisho wemera ko ari umuntu buretse gato wemera ko abashaka kuguha miliyoni 10 n'umuntu runaka akama miliyoni 2 uwebyiri akazimanajinga neza zikamubyara umusaruro. Ese yagushaka hari ubwazi niba uzamenya kuzimana kurenza nyine nge ndi kwivuga nkanjye cyangwa se nk'undi muntu ku ruhande. Twavuze muri rusange abakobwa baza kuvanga iki n'abagabo majority hari n'abakobwa ariko bagira akazi. Twavuze majority bavanga iki iyo adafite akazi nyine nta cyavanga n'ibishingirana n'iki sibyo baza bikoreye. Yego none se nyine abundi se habayeho ivangura binatwaye kiko nuri nta cyana afite. Bangahe si umusore ashaka kwanga ivanga mutungo umukobwa agafeiting imbere ya public bangahe ni benshi. Bivuga rero ngo igitsina gore dukunda gushaka ibintu ubwo si cyo bishatse kuvuga. Uramutse uri umugore wumva uzigira ukumva uzigira nta nubwo wa feiting imbere ya public kuko mutavanze umutungo. Harabo babonye baguye igihumure Shabisho uranapfa ukuntu iyo gore yivuze ushobora kuba hari umuntu wigize ko oya buranapfa ariko ubukwe nukuri kw'Imana. Umukobwa uramutse umubwiye uti ntago tuvanga umutungo ubukwe buraba. Tuvugisha ukuri ubukwe buraba bavanguye buraba. Harabo buba aha two kujya kure. Inkuru iherutse kubona Aline na Bertrand kabyara yego byatumye bubaka neza. Byabaye nyine mu ikibazo abakobwa cyangwa se igitsina gore ni kibanze kige kwigira. Leta yahaye abagore kwisobanukirwa
ibaha kujya mu nzego zose, ibaha gukora byose. Igitsina gore gikeneye kumenya ko kitadipendinga ku wundi muntu, ku muntu. Wagombye kurangiza segonderi ujya universite wiga, ariko muri mind yawe harimo kuvuga ngo nzigira. Yego. Umugabo si ngombwa ntunge nanjye namutunga. Siko yemeze. Ibi bintu byose by'ubuhemu, by'amadivorce adasobanutse, ngo tugabane ibi, nuko utumva ko we wakwigira. Kajya gushaka ibintu biturutse ku wundi. Kubera iki utagomba kumva ko nanjye nziyubakira, nanjye nzagenda mu modoka nziza, nanjye nzishyurira abana, nanjye nzubaka hoteli, nubwo naba ntarabigeraho, ariko hari inzozi zo kumva mu mutwe wanjye niyemeye. Icyo kintu, izo ntege nke abantu bitwa igitsina gore bahora bagira, twarahawe umugisha tukagira ubuyobozi bwiza buduha ijambo, buduha mu nzego zose gukoreramo. Ikintu cyose uhanze ushobora kugikora kikemera, kubera iki batabona ko bafite amahirwe? Icyo kintu nicyo binatume abantu batuza. Urasanga umuntu bagabana etaje, umuntu akaba nk'umusazi. Ejo bundi ari umupapa twaze tuganira nawe, yari ari kumbwira inkuru yamubayeho nawe. Ati nabanye n'umugore, nyuma biza kurangira mbonye ko atangiye gushaka urwitwazo. Ati twagabanye ibintu, inzu, amamodoka, ibiki, atari kubu nsigaye numva narabaye nk'umusazi mu mutwe. Ni naho no kwicana usanga bituruka. Ugasanga umuntu arashaka ko bagabana, ugasanga rimwe na rimwe umugabo ntashaka yuko bagabana, umugore ashaka ko bagabana, umugore ntashaka ko bagabana, umugabo arashaka ko bagabana. Ugasanga ibintu nibyo byabaye urukundo rurenze urugo. Nyamara wagombye kumenya ko ufite amaboko abiri, ufite ubwenge, ufite inzira zo gukoreramo wahawe, imiryango yose ikinguye. Buri abagore dufite n'amahirwe cyane. Nukuri abagore bafite mwabadamu mwe, mwabakobwa mwakoresheje amahirwe mufite. Ko hari abataza kubyakira neza, ngo gushishikariza abantu kuba babana bagahana imibiri, ariko ibindi ntibabihane. Ego mwamese ntabyo navuze, ariko nyine bakavanga, ni nko kuvanga umubiri, ariko ugasanga bigeze ku mitungo. Ntabwo nanze ko bayivanga, ahubwo icyo nyene ni uko umuntu yumva ko agomba kwigira. Uyu yaba adahari nawe ibyo adakora nawe ukaba wabikora. Binatuma ubaho muri bwa buzima busa nkaho uhatiriza, butuma uvuga ngo narabyaye, ntacyo nakora uyu mugabo, mubuze nabaho ne. Ibintu nk'ibyo bituma ugira za stroke. Uramutse kumenya ko ucuruza igitenge uranguye muri Matewusi ukakijyana Kabarondo kizungukaho 5,000 karya, nubasha kumenya ko wavuye Kabarondo waranguye ibitebo by'inyanya ukamena muri Kimironko mu mujyi wa Nyarugenge, ukungukaho ayo kwishyura inzu yo kubamo. Nta n'umuntu uzagusuzugura. Shano kuri. Ariko ngo warize nguri lisansi, ngo nutabona akazi ngo muri ministeri runaka ngo uzinjira, ngo nutabona ngo business yuzuye ngo za kenkayiri sinzinjiramo, ngo nintajya muri supermarché yuzuye ibintu sinzakora. Ibyo bintu urimo nta uzatinda kubigeraho, kandi usange urimo kugenda ubabazwa n'ubuzima. Simbabuje ko bavanga imitungo, ni bayivange. Hako mbere yuko bayivanga bagombye no kugira urukundo rwimbitse. Atari ukuhura mu gitondo, ejo nimugoroba twakoze ubukwe, imiryango yateranye, ntuza ugiye, ntuzi mu muryango, ntuza wabavuka, ntuza wakomaka, ntuzi bikitwa ndwigeremo. Hari umumama ambwiye ati Bishop Brigitte ndamukunda cyane, ubwo ni mu bitekerezo, uzambabarire umubwire amfashe agira inama muri mwana w'umuhungu, kuko ashobora no kwiyahura, mbona agira inama nziza cyane. Wamusubiza iki? Uravuga uyu ntuza Platine, inama wamugira wamugani? Uyu mwana reka mugira inama. Uyu mwana ahuye n'ibibazo ari mutoya. Gusenyera umuto ni ikintu gikomeye. Ngiye maze n'imyaka myinshi kuri iyi si, mbona imaze kuba myinshi. Guhura n'ibyo ahuye nabyo biraremereye. Yego. Ariko reka mubwire ngo aracyari mutoya, yikwita ku byo ahuye nabyo, kandi ntibimwicira amahirwe y'ubuzima. Nafata igihe atekereze, yiha amahoro mu mutima we, mubwira ngo imbere ye ni heza. Ibyo ahuye nabyo
ariko nafata igihe atekereze ntiyiyange. hari n'ubwo umuntu yakiyanga. Hari n'igihe yakwiyanga, hari n'igihe bivamo kumva atazongera gushaka kandi aracyari muto agomba kuzashaka. Ariko mu gihe azaba akindi kera ateganyije gushaka agomba kwitonda. Shabisho biragoye. Biragoye ariko wa mugani kugira wongere kwizera umuntu. Oya, isi yamwikaragiyeho. Isi yamubanye umubumbi. Ariko reka mubwiye ngo nubwo yamwikaragiyeho nafata igihe yitonde. Buriya isi kwigisha umuntu. Rega umuntu nababwiye ngo umuntu uhora umubwira. Mpora mbabwira ngo ngewe nabonye iyi muntu witwa umuntu. Umuntu ni umuntu. Ariko uyu mwana w'umuhungu nafata igihe aruhuke. Kandi yitekerezeho. Gusa yumve ko imbere hakiri ayandi mahirwe. Ntafate ibyemezo bihubutse mu mutwe we. Imbere hari amahirwe, ni mutoya, ibyo ahuye nabyo hari abandi bahuye nabyo. Atuze, inama nyinshi azihorere. Akore nkawe. Ni muto kubyakira biragoye. Ariko ndamubwiye ngo natuze. Kandi azabona n'ibindi. Aracyari muto. Ibyo yakoze. Ugase ngo aracyari mutoya. Hari umuntu waririmbye na Ama G Black. Ngo urarira waje ku isi. Bisho ajya kunsetsa ko nonshaka guseka kuko. Uriya rero nawe iyi yitwa isi. Ngo ku isi nta mbabazi. Niko yaririmbye Ama G. Tumubwire ngo ubundi iyi niyo si. Ntabwo isaraka aragasukari. Iyi niyo si ahuye nayo mu myaka ye mikeya. Muri ibirisha. Niyo ahuye nayo imwigishije icyo bita isi, akozwe ku maso, asobanukiye icyo bita umuntu, ahubwo we nabe we yo gufata ibyemezo aracyari mutoya. Imbere hari ibirenze ibyo yari afite, imbere hari umugisha, imbere hari ugutera imbere, imbere hari urugo rwiza. Kandi asanga wamuganiye umudamu nta n'ikintu yari afite cya danje. Rega burya ikintu umuntu yagira cya mbere mu bantu bamaze kubana gutyo kugira ngo bibe kuriye n'umutima wo kubaka. Nibwo butunzi bwa mbere. Iyo ntawe winjiranye wo kubaka. Inama wagira rero abakobwa bazi ukuri akabazi ko ari guhemukira mugenzi we ariko akemera akabana nawe amushyira hinda. Ni yihe Bisho ku mpande zose dukomora icyo ningasira. Nabivuze ariko. Niyegereze mikoro umbwire. Bagira ukuri mu kanwa kabo. Bubaka ibintu bifite ireme. Barababaza ababyeyi. Nta mubyeyi wishimira ko yakingiye ngo ejo umwana abona agarutse. Hako uzi ko cyane njyega numva nyogokuru avuga ngo umubyeyi aruhuka ari uko yapfuye. N'ubu barabivuga. Uzi ko uko ukura ni kugenda ubona tujya tubona amagambo ya mama batubwiraga. Umubyeyi aruhuka ari uko yapfuye. Ubu se mwibaza ko uyu mubyeyi wabyaye umwana w'umukobwa wibaza ko atameze nk'wasubiye ku gise? Wenda ari yabimubwiye, yabimuganirije. Nyamuganije ko agiye kurusenya se. Ati wenda mama nubwo ngiye gutya na gutya hari abakobwa bari inshuti za mama ubirenze. Ko se waba uri inshuti igira umwana? Oya. Uretse ko nta mubyeyi nizera ko ibyo bintu yapfa kubikora. Ahubwo umumama wahwari ameze nk'wasubiye ku gise. Ibi twirwa tuvuga muri iyi mihanda. Reka namubwira uyu mubyeyi mugenzi wanjye nakomere ntiyumve ko ariho igisebo, ntiyumve ko agayitse. Turabyara, Imana ikarera, ikatwubakira, ntitwiyubakira, ni Imana yubakira abana bacu. Nubwo ifuba nimve ko ari igisebo, mu isi biragoye n'igisebo. None se agira ati niyiyumvemo imbaraga z'ububyeyi, niyiyumvamo igisebo ntasohoka. Natakambira Imana. Urumva niyiyumvamo igisebo ntasohoka. Reka mubwire ngo ababyeyi turuhuka twapfuye. Yikwiheba uyu mubyeyi uko ashobora kwiheba. Uyu mubyeyi ashobora kwicara mu nzu akarira atari ko mana ati ibi bibaye ni ibiki. Urumva yabona n'izi nkuru zo ku ma YouTube araba izi nkuru zacu zo ku ma YouTube. Wa mubyeyi we nanjye ndi umubyeyi, nanjye ndabyaye, nanjye ndashingiye. Reka mubwire ngo nakomere byo kumva nuko nyine turabyara tugashyingira ntituba tuzi uko bimeze. Imana niyo itwubakirira abana tukabona barubatse. Ariko mwarubyiruko mubabaza ababyeyi mwisubireho, tuba twatanze byinshi tubakorera amakwe.
shana ubukwe bwabo ngo bwari buhenze pe cyane tuba twatanze byinshi dukora amakwe abantu baba baraje mu bukwe inshuti imiryango ubu imyaka tugezemo uzi ko tubanira abana bacu kugira ngo ejo ntitubahamagara abantu batwitabe kugira ngo ejo nitugire ibyiza abantu bahagarane natwe ugahahuruza abagabo abagore biyubashye bakaza bakakwicara iruhande umwana yarangiza akagukoza isoni bimeze kuriya mwarubyiruko muhemukira ababyeyi mujya mu bintu mutatekereje mujya mu bintu mumeze nk'aho mugiye mu bintu bitazatinda urugo ni urugo ni umuryango ubyariramo urugo ni umuryango usanze urugo ni umuryango uvuyemo baza kugusuramo ntimukajye mukinisha ibintu nk'ibyo bikomeye ibyo ni ibintu bikomeye ubu nsigaye mvuga ibintu bikomeye cyane by'umuryango maze gukura nanjye cyane nabona neza umuryango na experience ugenda ubona mu bantu aba wakira abo ukansaringa maze kumva icyo bita umuryango ni ikintu gikomeye aba bana bacu bagiye bamenya icyo bita umuryango ababyeyi no ku ruhande rw'umuhungu bo icyo kintu uracyumva bisho nabo urumva agahinda nabo bafite agahinda kanini nyine urumva iwabo w'umukobwa nibo baba basebye iwabo w'umuhungu bo bafite agahinda kuko bazanye umuntu bahemukiriye umwana akaba yishe izina ry'umwana ukiri mutoya rubyiruko mufata igihe murambagizwe muvugisha ukuri niba unatwite n'ufite n'indi miziro kuba atagushaka uwakunze hazaza n'undi cyangwa se rega unavuga ati ndeka ibi bintu mbireke ibintu byo kugenda hirya hino nsubira mu ba ex benshi barabikora njya mbyumva ngo bagiye gusezera bishobora akantu akazi ko gusezera ndakumva nyine ndakumva mba mwaka bishop ararenze akantu ko gusezera nimba n'akazi ngo bagiye gusezera mba nkumva ariko se mwarubyiruko mwe koko mukabyira imana mwe kariho iyo miziri akaba ari naho ayo makoro mabi aturuka yo kugira ngo bagende basenye izo ngo ariko ubundi iyo umuntu yubatse mwebwe mwabagabo mwe mwabasore mwe ko baba batarabahisemo mama bashaka hwicya aba bana b'abakobwa sibyo se mwaretse koko aba bana b'abakobwa ngenda babwani bubaka ibintu birambye hako n'uyu mugabo nawe yarahemutse guhamagara ati mwana n'uwanjye kandi atararongoye wa mukobwa yashaka gusenya yaragambiriye gusenya ni ibintu bibi gusa ariko amabwiye ngo nibihangane nta kundi bisho iki gikomere dusa n'abagano ku musozo w'ikiganiro nkawe ujya uhura n'abantu benshi uganiriza wumva ibitekerezo byo bigiye bitandukanye biroroshye ko ari igikomere cyakira umuntu yabana nacyo akumva ko nizeye runaka twabana ntiyambere nk'aho undi wa mbere cyangwa se biragoye ko ari igikomere umuntu cyapfa gukira ku mutima cyahuzwa se n'icyari igikomere kirenze kuba genocide yarisha abantu bagashira mu gihugu ntacyo none se ubu ntabwo turya tukaryama tukashaka tukajya mu kazi tukabyara tukigira tugatera imbere ubuzima bw'umuntu n'ubwe ku giti cye yego urumva ubuzima bwawe iyo ushatse kubwangiza burangirika ubuzima iyo ushaka kubuha intego urabuyiha urumva nta gikomere kitakira uzi ko gihagaze mu isi ugomba kurwana urugamba kugira ngo wikure mu kibazo kugira ngo uve ku rwego ugere ku rundi nuko ugomba we kubanza kwikiza igikomere kubwira ko igikomere ntawe ukigukiza ntawe ukigukiza ubundi ni wowe wa mbere wikiza igikomere twebwe icyo tumara ni ukukumva ariko niyo wikansoringa mbere y'igihe bivuga rero ngo ni wowe ugomba kwikansoringa kugira ngo ukire igikomere kubera iki ugashaka n'abakuganiriza ama depression n'ibiki impamvu ushaka gukira igikomere ni uko ureba aho ujya niba utareba aho ujya urarwara umutima urarwara igifu urarwara stroke urarwara depression byose ubwo ni ukuvuga igikomere cyanze gukira ariko ugomba kumenya kuba mu gikomere ugakorana nacyo kandi ukagikira kabone niyo utagikira burundu kuko nubwo ngo ntabwo tujya twibagirwa ko genocide yabaye turabizi ko yabaye ndabizi ko Brigitte nabuze umuryango ndabizi ariko mparanira kwigira mpamvu mparanira kwigira ni iki ni ukugira ngo uwangiza atya atabona yuko ubabaye mbabaye ntacyo nigezaho
rero igikomere ubasha kurwana nacyo kandi ukagira aho ugera cyakira Bishop hasigara inkovu ariko kamemo reka mvuge ngo urakoze Imana igumugisha kandi wa mugani nubwo kongera gushaka bigoye ariko hari Imana yo mu ijuru yomora imitima y'abababaye ikabasanga ikabahumuriza. Dusoza uhadusengera n'ubundi ukaduha umugisha kandi urakoze ku nama nziza Bishop. Nukuri iki kiganiro nanjye nkigiyemo byinshi nigiyemo byinshi n'undi udukurikiyemo byinshi. N'uyu munsi hari umuntu wari ufite inda avuga ati ese ni ya Claude ni ya Jacques ni ya runaka kavuga ataho kugira ngo mpemukire uyu muntu nzi neza ukuri reka ibi bintu mbireke. Erega nabireke kuko natabireka ibyo yita ko agiye kubaka Gasaro ntabwo biri bubeho. Harandi usanga amakimbirane inkoni kwicana ntabwo ahubwo se aragerayo nabyara ntagiye kubaka urugo biraba nk'ibingibi rurasenyuka. None se arumva ageze ku ntego y'icyamujyanye. hari n'uwakwica Bishop hari n'uwakwica urumva abakobwa bajyana amadatara y'abagabo murakina n'ibintu bikomeye murababaza ababyeyi murateza ibibazo murateza amakimbirane. Niba arayitwaye nibwo buzima wahisemo cara hari uyibyare urere rega kubyara ukarera n'umugisha. ntabwo navuga ngo ubuzima burarangiye ariko ubu aho kugira ngo wambare ubuhemu bimeze gutya n'undi wese muri societe aragutinya biragoye byo aragutinya nyine. Ahubwo se ubeshya gutya ikindi utakora ni igiki? Nta kindi utakora. Ijambo ryo nkunda gukoresha ariko ntago ndi burikoreshe rikaze cyane ry'umuntu umeze nk'aho ari ikihebe aho kwinjirana inda kweri uzi ko atari y'umugabo wawe mugakora ubukwe bwiza zikaza mariage zikaza. Nabonye indahiro yaba amarira araza. Ibyo bisa na bya bindi by'umuntu mushobora kubana mu nzu n'undi agatwara inda mubana mu nzu atari yawe. Nabyo ni ibindi bintu biba hari ibindi birenze. Abantu nibiga kugira ukuri kuzababatura ukuri kuzabateza imbere. Cyewe na Brigitte ndi honnête kabisa nago icyo nanze manana cyanze uribaza kujya gutwikura umukobwa utwita inda itari umugabo we abizi neza. Umugabo ariko wazikariye disi umugabo azakariye umukobwa abizi umukobwa babizi ariko umugabo we arabizi yego kuko ntabwo wavuga ngo ubuku buteguye mu kwezi kumwe ngo umuntu muryamanye muri uko kwezi kumwe none kurashize ubuzeregre ubonye ko ari bwo inda yinjiye. Ntabwo bishoboka ibyo bintu ni ukutubeshya mu mihanda. Imana data wa twese nyiribishye Imana ishoboye byose nta na kimwe kinaniye. Tukuragije iyi miryango tukuragije abana bato tukuragije urubyiruko tukuragije ingo data wa twese gira icyo ukora kugira ngo bifatike abantu bagira ireme ry'urugo abantu bagira urugo rufite iterambere rufite abana b'abahungu n'abakobwa bazagira nab'icyerekezo kandi gifatika. Urakoze ko witwa Imana mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Gasaro TV.